bavandimwe nk'uko mukomeje kugenda mubibona ahangaha turi kumwe dutangiye ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe aho tugenda dusesengura utuntu n'utundi. Aha rero ndi kumwe n'inzobere mu bintu bigendanye n'umupira w'amaguru. Mu kanya raje abibwire, musanzwe mumenyereye ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko uyu munsi tugiye kureba aho tugeze muri tubaza kureba kuri Peace Cup, turebaho ibintu bigeze, turebe ese shampiyona ejo bundi nuvuga ngo hari imikino yabaye, ariko tuguhaye ikaze imbere ya byose. Murakoze cyane. Banze bibwira abakureba abagukurikiranye uko bisanzwe. Mugenzi wanyu, inshuti yanyu yakadasohoka Kamari. Yego Kamari, menyereye cyane mu busesenguzi bwabaye mu mikino itandukanye, kuko wabigarutseho. Iyi weekend yari umuriro, wari umuriro, ariko shampiyona tunyuremo muri make shampiyona ukuntu yari imeze. Ahubwo se turahera he? Niko ko ibintu ko byari amagaza, abantu barimo bavuga ibintu byinshi. Turahera he? Nuvuga ngo abafana ba Peri bari bakamejeje, abareyo bakamejeje. Gisenyi byari bicika. Gisenyi byari bicika kuri uyu wa gatandatu. Yego. Kuri iki cyumweru. Umuriro wari watse, cyakora umuntu utarabonye ubushyuhe bwari Gisenyi muri iyi weekend. Oya yarahombye. Ntacyo zavuga, ariko hajya uvuze duhere muri Peace Cup. Reka duhere muri shampiyona. Kuko no hari amakuru ashyushye. None tuve muri shampiyona tujye muri Peace Cup. Yego. Kuko twitwaherutse tubivugaho kuwa gatatu, twari turi kuvuga ku mukino uzahuza Rayon Sport na Eden-Zeri, nkuko abanyarubavu bavuga ngo ne Eden-Zeri. Ngo ne Eden-Zeri, bavuga Eden-Zeri. Ariko ikipe ya Eden-Zeri mu karere ka Rubavu, ndetse n'ikipe ya Rutsiro yagombaga guhura na APR. Rutsiro yari yakaniye. Rutsiro rero hari ikintu utaramenya we buriye. Utega amatwi gusa nicyo gusabye. Yego. Rutsiro ni ikipe iri ku mwanya wa 4 muri shampiyona. Umwanya wa 4. Umwanya wa 4. Iyi Rutsiro yahuye na APR hano i Kigali. Yego. Umukino ubanza binganya ubusa ku busa. Hagati ya Rutsiro na APR biba 0-0. I Kigali Nyamirambo. Umukunzi w'umupira wese yarazi ko uyu mukino ari udasanzwe, APR ishobora kuburira amanota ari y'Urubavu byaba bikomeye. Yego. Bakanganya. Dore kabone ko Rutsiro z'i Kigali yari yatashye ari ubusa ku busa. Reka rero urebe ibyabaye Rubavu. Cyakora reka nkubwire umupira wacu. Niba navuga ngo uragana habi, niba navuga ngo ni comedy, hari bagenzi bacu bari kogeza umupira, shimira umuvandimwe bita na Ruvuyanga niwe watugejejeho uyu mupira, igitangazamakuru cy'u Rwanda. Yavuze neza cyane. Urari ko akunda gutebya akanyuza amati, cyakora ibyo mboneye Nyarugenge, ariko noneho yari yabiboneye Rubavu. Hari n'umuvandimwe mu bicu wo kuri SKFM, nawe yari ari kogeza iziburayi, ariko akanyuzamo agatera comment kuri match yari iri kuba. Yego. Tunamushimira cyane kuko ni umunyamakuru mwiza. Niwe wanditse aravuga ati cyakora museke weya iri kubera Rubavu irasekeje. Ibazaho bigira umunyamakuru akavuga ko umukene n'umuseke weya, ariko ntabwo wacukubiri nawe. Yego. Kuko bisanzwe umukino wari uteganyije ku isaha y'isa 9 y'amanywa z'amanywa, kugira ngo abantu byumve neza. Mu karere ka Rubavu kuri stade Umuganda. Yego. Umukino uratangira rwose, ikipe ku mpande zombi yaba APR, ariko ukabona ko mu minota 20 ya mbere APR ni iri gusatira izamu rya Eden-Zeri kanyuzamo ku contre attaque. Sorry rya Rutsiro nivuze Eden-Zeri. Kakomeza ubona nawe igerageza gushyika imbere y'izamu icunye ku contre attaque ku bakinnyi baca impande, ariko nta kintu cyadanje nyine kigera imbere y'izamu rya Mario Pierre umuzamu wa APR. Ntabwo byaje gutinda. Mbese nubanga abugarizi ba APR bari maso. Nibisanzwe umupira bari bawukaniye. APR ubusanzwe ni ikipe itagihindura ubugarizi bwayo, yaba Kema yaba na Yunusu. Itari n'igihe bakora impinduka bagakuramo Yunusu bakazana uriya nyiranyibutsa uyu mu defenseur w'umusenegali Arius Wane. Uriya musenegali ni mu defenseur mwiza, ariko mu minota itarenze hagati ya 20-21 gutyo ikibuga cyaricuritse ku ruhande rwa Rutsiro.
ariko usugira ngo nubwo cicuritse ibyo twatekerezaga nibyo twabonye ibyo bintu nibyo nshaka ko abantu hari umunyezamu muvandimwe bibwira abantu neza cyakora Matumera niba ari Matumera Arnold umukongomani umunyezamu wa Rutsiro naramubonye ntiyambonye nkubwire ariko Rutsiro hariya yakubiswe n'iyangara ntago niyangara kuko ibi bitego uri buze kugeraho mbeheruka kera ibitego 5 ku busa mbeheruka kera ibitego bivuze 5 ku busa Jibril Watara yatsinze igitego yego Ruboneka Jean Bosco atsinda igitego Lamine Ba atsinda igitego 3 oya nubango buri mukinnyi Tambawoma atsinda igitego buri mukinnyi haburaga gato kwishyiramo igitego ahubwo n'umunyezamu ari gushyiramo igitego bishoboka byari kuba 11 buri mukinnyi agatahana igitego nuvuga ngo ni umupira kapiteni wa PFC yahinduye niyo mugabo Claude yego usanga wo bita Jibril Watara ahagaze muri box mu rubuga rw'amahina imbere y'umuzamu wa Rutsiro ari nawe kapiteni w'iyo kipe wumva ikibabaje yego dusanzwe tumenyere ko ari umunyezamu ukomeye ukora amasave utandukanye kandi urumva nanone aho umunyezamu ajya kugirirwa icyizere akagirwa kapiteni wa ekipe nuko bamubona mu bushobozi ariko umuvandimwe niyo mugabo Claude yateye centre Jibril Watara adepoza ku mutwe umuvandimwe yarakambakambye baro yamaze kugera mu izamu aramanuka ashinga inkokora gutya nayo ntiyagera hasi areba yeho umupira wamaze kurengera ubundi iyo bigeze kuri ubundi ahita avunika ubundi yemeza kuri yaravunika we none umurebye wagira ngo hano mu rubavu arahambiriye yego wagira ngo harimo ibintu bihambira nka kumwe umuntu avunika bakagenda bamuhambiraho ibintu bidashobora gutuma agenda igitego cyamaze kujyamo areba aho kigiye ajya hasi ariryamira ashyira inkokora hasi yabanje kano arayishambura igitego cya mbere kiba kiranyoye ariko aho ngaho byari bicoroshe nta wateraga komera kuko twaravugaga turebye ukurikije urwego rwa PL ukurikije umwataka Watara ushobora kuba ari marikage mbi y'abadefanseri wenda n'umunyezamu yiraye ntibyatinze aha rero nuvuga ngo APR yari izamuye tension kuri Rutsiro n'itsindiwe wayi igitego ni nabwo buryo bwashobokaga yego ikipe yari iri mu rugo cyari gitegerejwe no kumenya ngo se ishobora kuza kwihagararaho APR ntiyibonemo igitego ese ko dusanzwe tumenyereye ko ari ikipe itsinda ariko nayo ikarinda kwinjizwa ibitego mu izamu ryayo kuko Rutsiro yari ifunze imikino igera muri 5 idatsindwa ni ukuvuga ngo ikipe yose bisakiranye itayikura hino yego ariko ibyo twari twiteze sibyo twabonye bakimara gutsinda icyo gitego cya mbere yego nta minota irenze ingahe yaciyemo umunyezamu yagagaje umupira awurengereza awupasa umukinnyi we ku ruhande navuga ko ukina kuri wingi y'iburyo nko kuri kabiri arongera aramusubiza cyakora mbwira ibera muri iyi shampiyona umunyezamu kugira ngo adagaje barigi imbere yafashe umuzamu umupira mu ntoki awihera umukinnyi wa APR Ruboneka Jean Bosco ariko biriya bintu wabivuga iki n'ubuswa kutasobanura n'igihunga ubuswa bwabaye mu mukino wa mbere tube mu mukino wa kabiri tiwe mu mukino wa gatatu bukaba mu mukino wa kange ku munsi wa 25 prize niwo munsi twari tugezeho ku munyezamu nka Matumere w'umuhanga kapiteni wa Rutsiro yego uri mu rugo imbere y'abafana yego uzi ko bari ku mwanya wa 4 batsinda bakajya kuwa gatatu cyangwa se bakaba bananganya bakajya kuwa gatatu bakagumya ku mwanya wabo bakarinda ibirindiro byabo yego ubuswa se bwatuma utareba abakinnyi adversaire mwegeranye ngo urebe abawe bari imbere ubahereze baro ukawuhereza adversaire mu rubuga rw'amahina none se ubuswa bwari buturutse iyo bitabaye ubuswa byabiki mu ruhago yacu y'Inyarugenge umupira wo mu Rwanda ubamo myinshi kandi si rimwe si kabiri biravugwa kuvuga amagoye guharirana kugurisha amanota ariko ugasanga bya bindi bivugwa ku ruhande nta kimenyetso ariko ntabwo wabyita kugurisha cyangwa ngo ubyitemo z'amaguye kuko iyi kipe ya Rutsiro yari iwayo yari mu rugo
ariko tujye tumenya ko nanone shampiyona yacu nkuko tubizi twese ahembwa ikipe ya mbere nitwaye igikombe, ya kabiri nta kintu biharanira buriya, iya gatatu ntacyo, n'iya kane ntacyo, n'izindi ziri muri range aho ngaho. Yego, izindi ziba ziri ariko njyewe ni suko nabibona mu bigendanye n'amafaranga bashobora kuvuga ngo ntiyahembwe, ariko yarinze icyubahiro cyayo. Icyubahiro cya mbere ni mu nda buriya, none se ariko ujye umenya ko abakinnyi bacu ni amateri, kandi na shampiyona bakinamo ni amateri, none se ugira ngo bakina ku rwego ruri professionnel. Ariko ni ukuvuga ngo iyo warinze icyubahiro cyawe wabaye uri ku mwanya wa kabiri cyangwa umwanya wa gatatu, abakinnyi bawe baba barimo bazamura kariyeri yo guhangana. Ibyo si ibya hano i Kigali ni Nyarugenge, byihorere ibyo nyine uri kuvuga niba ari byibura, ariko twebwe byihorere. Umupira wacu ukinirwa hanze, none se wumva ngo hanze y'ikibuga ngo ikipe ngo bari kuyitegura, ngo yaba mu kibuga, ngo yaba kote mentale, ngo kote ngo no hanze y'ikibuga, hanze y'ikibuga icyo numva ni ukugira ngo buriya abafana iyo nuvuga ngo bari inyuma y'ikipe, ubundi hari icyo bita igitego cy'abafana bitewe na morale. Igitego cyabereye i Rubavu n'ibyo by'icyubahiro twarayibonye, Rutsiro icyubahiro cyayo, umuyobozi wayo wa Rutsiro. Reka tuve kuri Rutsiro, urumva turebe umukino. Nuvuga ngo twavuga byinshi kuri Rutsiro, ku bitego 5 ntabwo ari bikeya, ariko noneho reka duce mu ncamake. Ese nuvuga ngo Reyo na Mukura, Reyo na Etincelle uhise ujya mu gikombe cy'amahoro. Reka turebe Reyo na Etincelle. Reyo na Etincelle urumva umupira nyine tukiri kuri APR, wenda inatujyana kuri Rayon Sport na Etincelle. Umukino waje kurangira ibitego 5-0. Ibi ntagahoma munwa imbere y'abafana bawe, birenze n'agahoma. Birabyita ngo gukubitwa izakabwana, birenze n'agahoma munwa. Hari no gukubitwa nyinshi cyane. Ngo abafana ba PL bose baraye mu byishimo, yewe abenshi nubwo bagarutse Kigali baraye Rubavu kubera bavugaga ngo umwanya wa mbere turayeho, kandi koko yari ukuri. Urumva bari baraye ku mwanya wa mbere bavuga ngo Rayon Sport tuyikuyeho tugize amanota 52, kuko uvuga ngo barutanaga inota rimwe. Yego. Ubundi bagiye gukina ari mirongo ifite 49, Rayon Sport ifite 50. APR imaze gutsinda Etincelle ako kavagari k'ibitego 5-0 yahise 52. Rayon Sport igumana 50 yayo. Bivuga ngo bari bategereje kumenya ngo ejo ku cyumweru hagati ya Etincelle na Reyo biragenda biti. Ariko nk'ikipe yari yarayitsinze yari ifite chance zo kuba yavuga ngo Etincelle dutsindire Rayon Sport igume kuri 49, twebwe tugume kuri 50 n'abiri yacu. Siko byaje kugenda rero. Ariko mbere y'uko mu kibuga haza hari kandi gashya kabaye. Hari umutoza witwa Seninga Innocent. Umutoza rwose umaze igihe muri shampiyona y'u Rwanda, umutoza utanashidikanywaho, urimo batoza babiri bagiye guhabwa amahugurwa hanze y'abatoza. Ariko yakoze agashya ibibera mu Rwanda. Umutoza nka Seninga Innocent utoza mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda, akifata ahanganye na APR na Rayon Sport na Kiyovu n'izindi za Mukura, ari ku mwanya wa kangahe muri shampiyona, aratangaje ngo njyewe Seninga umwana wa APR no mu maraso, Rayon Sport bategura nk'abasivile. Rayon Sport ni abasivile, APR itegura nk'abasirikare. Ariko ntabwo yabeshyaga nahise sivile. Icyo si cyo kibazo twese turanavuga. Aho byo ni ukuri. Ariko umutoza, ubundi umutoza uri professionnel, nubwo waba ukunda ikipe kajana, ibutsa abagukurikiye uwo mutoza Seninga ni umutoza w'iyihe kipe. Seninga Innocent umutoza wa Etincelle, kugira ngo aba bana badukurikiranye cyangwa abantu badukurikiranye batazi umupira babyumve neza. Seninga Innocent umutoza wa Etincelle ni nayo kipe yari igiye gukina na Rayon Sport ku cyumweru. We atangaza ko ari umwana wa APR. Agaragaje uruhande ariho. Ariko ubusanzwe uretse ko sinabyita ngo ni ishyaka ntabwo reka tureke kuvuga ko ari ubuswa, kuko nanone ntabwo twaba tugiye kumugira umuswa. Oya ntabwo reka tugite amakosa, ubundi ari amakosa mu mwuga w'abatoza. Ntabwo umutoza, umusifuzi, umuyobozi runaka wa Ferwafa
ntabwo uwo muntu aba yemerewe kugaragaza uruhande rw'ikipe aherereyeho. Yego, ari Amavubi sava nta kibazo, twese turi abanyarwanda tuyahuriramo, ariko nk'umutoza wo mu cyiciro cya mbere ufite ikipe atoza nka Etincelle, bikarangira we agaragaje ko kugira rwanira ishyaka Etincelle ahubwo ari kurirwanira APR, ayita ngo ni umubyeyi ngo we n'umwana wayo, ariyo mpamvu ngo agomba gukora ibishoboka byose ngo agatesha amanota Rayon Sport, ngo nkicaza APR ku mwanya wa mbere. Inyumvira urwego shakana yacu unehoya ibintu tuba turi kubivuga tunaseka, ariko birababaje. Ni ikibaze nuvuga ngo koca w'ikipe igiye guhangana ishaka amanota, ariko irashaka amanota ishaka kwicaza indi kipe ku mwanya wa mbere. Bo ntabwo ku giti cyabo, urumva mu yandi magambo ntahangayikishijwe n'ikipe atoza ko yo igira amanota runaka cyangwa ijya ku mwanya runaka, ahubwo imvamutima ziwe ni APR ijye ku mwanya wa mbere, Rayon Sport itakaza igikombe. Abantu mudukurikiranye mwumva urwego rw'ibintu, ni ukuvuga ngo umutoza arimo araharanira gushakira amanota indi kipe aho kugira ngo ashakire amanota ikipe abereye umutoza. Njyewe Seninga gitangaza ibyo bintu byanyibukijwe bita Mugiraneza Jean Baptiste Migi, yari amaze igihe ari umutoza wungirije mu ikipe ya Muhazi. Ubushize nawe yumvikanye mu majwi ari guhamagara umukinnyi myugariro wa Musanze. Musanze ni ikipe yahozemo ayivamo ajya muri Muhazi, ariko kumvisha uwo mukinnyi buryo ki ashobora kuzatsindisha Musanze yahuye na Kiyovu, kugira mu Kiyovu igume mu cyiciro cya mbere. Yari iraha bifite amanota yashobora no kuyimanura mu cyiciro cya kabiri. Byumvikana we atoza Muhazi, ariko yumvikanye mu majwi ari gusabira amanota Kiyovu, anizeza uwo mukinnyi ko azamugura bakajyana muri Kiyovu muri sezita. Ibyo nabyo twahise twibaza, umutoza ari gutoza Muhazi, Muhazi si izakina na Musanze, Musanze izakina na Kiyovu, ariko bari kurwanira ishyaka iyo Kiyovu bizatsinde mu Musanze kugira ngo igume mu cyiciro cya mbere. Kandi iyo Muhazi atari gushaka ko itsinda niyatoza, aranabizi neza ko iri ahabi, ariko ntayifitiye inyota cyangwa se ishyaka ryo kuba yayikura kuri uwo mwanya. Ubu tuvugana ni nako bimeze, kuko Muhazi iri guhabwa amahirwe menshi ikipe ishobora kumanuka yo na viziyo rwose atagize igihinduka kereka bimwe by'umupira, aho kugira ngo aharanire ko iyo kipe ye yazamuka, ari guharanira yazajya mu mwaka utaha bariyo. Abantu mudukurikiranye muragenda ahangaha turimo turagenda dusesengura utuntu ku tundi. Aha rero tugiye kwinjira muri faze ya kabiri, aho tugiye kurebera hamwe noneho muri PC Cup. Nk'uko mubibona hari akabazo tekinike kari kabaye, mugenzi wanjye arababikurikirana, ariko ntabwo bihagarika ikiganiro twarimo tubagezaho. Nk'ibisanzwe ni amakuru ya siporo kuri Mano TV. Twakomeza twari tugeze aho twavugaga ku mukino wahuje Rayon Sport na Etincelle mu karere ka Rubavu, nyuma y'uko APR yari imaze gutsinda ku munsi wa gatandatu Rutsiro ibitego 5-0. Ibyo ntitubigarukaho, twababwiraga buryo ki umunyezamu yagiye aryama imuca mu maguru, yindi yawihera adversaire. Ibyo ntitubigarukaho, ahubwo reka tutabatindiye twinjira ku mukino wahuje Rayon Sport na Etincelle. Umukino watangiye nawo ku isaha y'isa 9 rwose, twari twitezemo ko ari umukino ukomeye kuko twanabibonye. Umukino watangiye rwose mu minota 10 ya mbere, Etincelle iri hejuru, ubona ko iri kugerageza kudomina Rayon Sport buri kanya imbere y'izamu imipira, ariko umuzamu wa Rayon Sport ndi kuri yo pasiye agerageje kugaragaza urwego ko ari umunyezamu utanga icyizere ndetse ushobora kuzakandagira mu birenge bya Kadimu Ndiaye koza amakosa atari ngombwa mu mikino ishize. Uyu mukino rero ntabwo byaje gutinda, Rayon Sport binyuze kuri myugariro wayo waje bariyo mutamwemera, bariyo rwose bariyo ntago mujya mwemera, ariko mushaka muhame hamwe mwemere ko uyu muvandimwe Abedi Biramahire Christophe sha rwose ibyo Fare Nganye yari yarabakoreye mwari muzi ko mugiye kwibagirwa. Abedi rwose abirimo neza rwose, kuri assist nziza yahawe na Bugingo utaruherutse kwitwara neza ku mipira twisanzwe tumumenyereyeho. Yamuhaye cross nziza iturutse mu ruhande rw'ibumoso,
Abedi yakoze ikintu kimeze nka deviation, hari ukuntu yari yagiye kwatakira inyuma y'umudefanseri ariko byatunguranye hita zamera nk'ahamwe amaritse imbere, umupira ukiva kwa Bugingo 1 contre 1 n'umudefanseri yahise ko akubita n'ikirenge cy'iburyo umupira, umunyezamu wa Etincelle nta nubwo yamenya aho umupira uciye, igitego cya mbere kiba kiranyoye ku ruhande rwa Rayon Sport. Ritime yahise izamuka kuri ekipe ya Rayon Sport, ubona ko kuko binjiye mu mukino ku buryo bushoboka, ku buryo umuntu wese aho yari yavugaga ati ko biri kose hatema bimwe by'umupira aya manota na ya Rayon Sport. Byarakomeje barakina amakipe yombi arasatira, Rayon Sport igaragaza ko nyine ifite inyota yo kwisubiza umwanya wa mbere ishingiye ku byari byavuzwe mu kibe yari yarayatsinze, ndetse Sending yarayatangaje agaragaza ko igomba kuva ku mwanya wa mbere ikajya ku wa kabiri, ariko ibyo byose nk'ikipe yari yaje nayo ifite nyine icyizere, abakinnyi bari muri mood nziza, tunabibutsa ko bari bagerageje gukora impinduka zidasanzwe ubundi kuri Rayon Sport. Kuri yo pasi ni ibisanzwe yari mu izamu, imbere yiwe hari Omar Nyingi umusenegale unahagaze neza muri minsi uri kugenda agaruka mu bihe bye byiza. Iruhande rw'iburyo hari habayeho impinduka, umutoza Rwaka rwose Ombolenga yamusize ku ntebe ashyiramo Serumugwa Omar wanakinnye neza. Iruhande rw'ibumoso nk'ibisanzwe Bugingo ntiyamuhinduye, niwe wari wagarutse. Twajya imbere tukareba muri mediane, umusore udasanzwe agirirwa icyizere mu kubanza mu kibuga Kanamugire Roger Rogers yari yabanjemo, nitwaye neza nubwo yabanje kujya akora udufote mu minota ya mbere, ariko byaje kwikosora. Imbere yiwe nk'ibisanzwe bahasize Richard afatanyije na Muhire Keve. Impande nabwo habaye impinduka, haje kwidusanzwe tumenyereye ko abanza mu kibuga yari yariye benshi, hazamo Aziz Basane, urundi ruhande Renga Kanga Junior, nk'ibisanzwe utahizamu yari Biramahire Abedi. Rwose ikipe yarakinnye iradomina, bigaragara ko ifite inyota yo gusubirana umwanya wa mbere. Ntabwo byaje gutinda rero, igice cya mbere cyarangiye ariko cyari mu gice cya mbere, yego igice cya mbere umukino warangiye ari igitego kimwe ku busa. Igice cya mbere kikirangira abakinnyi bagiye muri vestiaire, ariko Rayon Sport rwose Rayon Sport yahagurutse, ubundi uretse ko yakwivangira Rayon Sport yahagurutse nta ikipe yayitwara igikombe. Ubundi Rayon Sport ikibi ni iri mu mwiryane, ariko Rayon Sport ubundi abagabo bagera muri bange basize hamwe ni ikipe bikomeye. Igice cya mbere cyararangiye, Perezida ubwe umwenye Tade Twagira Yezu afatanya akaboko na Gacinya Chance Deni bahise bamanuka bajya muri vestiaire basanga abakinnyi. Ku makuru twabashije gukurikirana nuko bagezeyo bahita bababwira ngo prime mu match twari twabemereye tsinda umukino twabemereye 150, ubu si yakiriho twazamuye dusize 50 abaye 200. Tuvugishije ukuri, uretse umukinnyi utabuze icyo ashaka uzi kuri bucyure 200 kuri match imwe watsinze, nicyo utakora mu kibuga. Baraje rwose bagaragaza ishyaka, haza kubamo n'impinduka rwose mu kibuga hagati, haza kuvamo Roger, haza kujyamo Sefu, haza kuvamo ninde wundi wavuyemo, haje kwinjiramo icyo nibuka cyo nuko Renga Kanga yaje kuvamo, hajyamo Adama, haje kuvamo ndashimira Richard, haza kujyamo Papre. Rayon Sport bigaragara umutoza Rwaka Claude yari afite intumbero yo kuza guhinduranya abakinnyi bose, ariko intego nyamukuru kwari ukugira ajye kurinda ibyagezweho. Ku gice cya kabiri cyaje gutangira, umupira urakinwa, ari kubona cyane cyane ku ruhande rwa Etincelle bakinira mu mpande ku bakinnyi babo, harimo uriya mukinnyi wanyuze no muri Mukura no muri Rayon Sport Ciza Mugabo, ndetse n'uriya mwana Sadate bari banafite ishyaka riri hejuru, niba ari uko banyuze mu ikipe ya Rayon Sport simbizi. Baza gukina ariko nanone bidatinze Biramahire Abedi Christophe nanone ku mupira bamucomekeye ari mu rubuga rw'amahina, ntiyajuyaje isa uhindura ashyira mu kaguru k'ibumoso, aho kubita umudefanseri hagati no hagati fora ndajyahe
defense ntiyamenye naho umupira ugeze, umunyezamu yagiye guhindukira igitego cyanyoye, ibitego 2 ku busa bya Rayon Sport ku busa bwa Etincelle. Etincelle nayo irakomeza irahanyanyaza, mbega iza no kugerageza irasimbuza, abakinnyi bamwe bagenda bazamo, ariko nanone toza Seninga ibyo yari yatangaje ngendebye mu kibuga nabonye bitandukanye n'ibyo yagaragaje, kuko ntabwo waba ushaka gutsinda Rayon Sport nk'uko wari wabigambiriye ngo ufate umukinnyi nka uyu mukinnyi wayitsindiye igitego Mukogo cya Robert. Robert ni umukinnyi w'umuhanga dusanzwe tuzi n'amashoti we no muri Mukura, ariko yari yamubanje kuri bench, ni nawe waje kuza kandi agombora igitego cya kabiri. Etincelle byari bigeze mu minota y'inyongera rwose, 5 y'inyongera bamaze kuyiterekaho, abadefenseri barira ba Rayon Sport batsinze igitego kimwe muri 2 bari batsinzwe bagombora mu kimwe, ku buryo twaje no kuvuga ati se ini ya Etincelle yagomboye 2 bya APR igiye kwisubirana none igombore na 2 bya Rayon Sport, ariko siko byaje kurangira n'ubundi nta gihindutse. Rayon Sport yazamukanye amanota yemye, tunayibutsa ko Rayon Sport yahise isubirana umwanya wayo wa mbere n'amanota 53, APR ikaba yikurikiye n'amanota 52, kuko bisanzwe n'ubundi mu bigaragara nizo zikubanira umwanya wa mbere. Zikubanira umwanya wa mbere rwose, ubwo hasigaye imikino 5 tunareba ko Rayon Sport ishobora kuzarangiza ikomeza kwega iri nota rimwe rikirimo cyangwa se itazatakaza, na APR nuko kwibaza niba izakomeza kuyikuba inyuma ikaba yayakuramo ikitwara n'igikombe, ariko byose birashoboka. Ibyo naboneye Rubavu byanyeretse ko n'ibitari ibingibi bishobora kuba, niba ikipe ishobora gutsindwa ibitego 5 ku busa, hari n'izatsindwa 10, simvuze ko bizaba, ariko byose birashoboka. Reka tubihe iminsi, shampiyona yo nakagaruka iracyahari, natwe turacyahari, uko iminsi igenda iza igaruka tuzagenda tubibagezaho, tunabararikiye ko hari amakuru turi guperereza cyane muri Ferwafa ashobora kuba impinduka zikomeye, tuzazibagezaho nazo. Nta makuru ari kuvuga rwose ko mwiriyanze tugiye kubonamo impinduka zidasanzwe, tudashobora gutangaza uyu mwanya, ugiye babyizi utangaje ikintu ufitiye fact, ariko nabyo tuzabibagezaho. None kandi andi makuru ari kuvugwa muri Etincelle tutarava kuri uyu mukino nuko haramukiye mu inama karundura dushingiye muri Rutsiro makipe yose niba arabikora mu burengerazuba kinira no ku kibuga kimwe, ni muri Rutsiro nyuma yuko batsinzwe bira bitego 5. Ntabwo ishyamba rye yaba mu bakinnyi ndetse na staff. Haramukiye mu inama igamije gukurikirana bamenye se koko ibitego 5 n'ubuswa, ese ni umunyezamu uri hasi, ese no umutoza uri hasi, ese na APR yari ikomeye. Hatagize n'igihinduka ku makuru tugenda dushakisha impande n'ipande, ushobora kurangira hari abakinnyi bamwe ba Rutsiro bahagaritswe, ariko nanone ku rundi ruhande ukibaza ngo se Rutsiro ifitanye umukino wa shampiyona na Rayon Sport, nanone hagarika abakinnyi 4, abadefenseri 3 harimo n'umunyezamu. Abantu mwe ntabwo byoroshye mugana wa mugabo, ibintu birakomeye. Ariko reka turice kubitindaho, ahubwo dukomereze kuri Peace Cup nanone muri iki cyumweru turimo no muriro. Peace Cup duheruka Rayon Sport mupira nawo mukino wateje rwaserera wo kwishyura hagati wa Fazare Pluto hagati yayo na Mukura bereye ihuye. Umukino ntiwaza kurangira, haza kuzamo ko Mukura ry'Ampaga Ferwafa inama ishinzwe competition kanama karaterana birangira kemeje ko forfait ivuyeho, ahubwo umukino uzasubirwamo. Niko byagize, ibyo ntabwo tugiye kubisubiramo. Uyu mukino rero ku makuru mfite hatagize igihinduka, uyu mukino uteganyijwe ku cyumweru akoso uyu munsi nabaye mbanze nje nshaka amazi rwose some kuko ndumva ntameze neza. Umukino ni kuwa gatatu, igikombe cy'amahoro ni kuwa gatatu, ntabwo ari ku cyumweru. Kuwa gatatu ndetse ko Rayon Sport yaba yaraganiriye na APR bagahuriza hamwe imbaraga zo gukodesha stade n'abafana bakazaba bazinjira hamwe mu rwego rwo kurebera umupira icyarimwe. Ubwo bivuze ngo APR izaba yakiriye Polisi, twibutsa ko umukino wabanje cyari 1-1,
Rayon Sport yakire Mukura saa 12:30 nayo umukino wari wabanje cyari 1-1 kuko ibiciro baba bitangaje ndakeka hamake ni 3,000 ariko umufana wazaba yinjiye akazareba imikino yombi. Uyu mukino cyuhatse nta kindi, Rayon Sport nikuramo Mukura, APR igakuramo Polisi, bizarangira bihuriye n'ubundi mu gikombe cy'amahoro kuri finale. APR nanone nikurwamo na Polisi, Mukura igakuramo Rayon Sport, bizarangira bahuye mu gikombe cy'amahoro kuri finale. Icyo twibaza hano kimwe, ese birashoboka ko Rayon Sport cyangwa APR imwe muri zo hano mu Rwanda mu gihe kitari hafi kidaherutse yazatwarira ibikombe icyarimwe? Ibyo ndabyibaza, nawe byibaza. Birashoboka ko Rayon Sport na APR imwe muri zo yazatwara ibikombe byombi bikinirwa kuri ubu butaka bw'u Rwanda, yaba igikombe cy'igihugu aricyo gikombe cy'amahoro ndetse na shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda? Ibyo byose ni ukubitega amaso. Kuri wa gatatu rero bafana tubashishikarize kugura amatike, ya stade ni nini, izaba irimo abantu rwose yakubise, yaba ku ruhande rwa Rayon Sport abafana turabazi, yaba kuri APR turabazi, ntabwo ari bya bintu ngo uruhande rumwe ngo ibi ngo tuzayuzuza, oya, mwese mufitemo umukino kandi buri wese ntekereza ashishikajwe no kuza kureba mugenzi we uburyo azitwara kuri adversaire bazaba bahanganye. Turakomeza tubakurikiranire, hari abayandi makuru abaye mashyashya nyuma y'aya ngaya tuzayabagezaho, turacyafite umwanya wo kubiganiraho, yaba none ku mugoroba yaba ku munsi w'ejo, uko biri kose bizajya kugera ku wa gatatu dufite amakuru ahagije kuri iyi match ya Peace Cup, ndetse tunabizeza ko si ayo makuru gusa n'ahandi mu yandi makipe tuzagenda tubatohoreza bivugwamo izimanuka. Ndavuga ikipe zirwanira kuguma mu cyiciro cya mbere ndetse n'izishobora kumanuka, naho hari amakuru ashyushye. Hari amakuru ashyushye ko mu cyiciro cya mbere tuvuga ngo izi kipe zirwanira igikombe ngo ntizicaye ngo zimeze gutya ngo zirategura ngo irakora ibi, n'iziharanira kuguma mu cyiciro cya mbere niko bimeze. Si ibyo gusa, mu cyiciro cya kabiri iziharanira kuzamuka mu cyiciro cya mbere nanone n'umuriro watse. Hari Gicumbi, hari Muhanga, hari Etoile de l'Est, hari Jeunesse, izo nazo ntabwo zicaye. Ariko ayo yose reka tuzayagurukeho ejo, tuzakomeza tubashakira ibivugwamo, uko zahuye, uburyo zatsindanye ndetse n'imikino yo kwishyura uburyo imeze, byose tuzaguma tubibatangariza. Reka mbashimire rero mwese mwabashije kuduha umwanya wanyu mwadukurikiye, tunabashimira ko komeje gukora subscribe, like and comment. Ntabwo ikiganiro kirangiye, nawe udukurikiye utarakora subscribe wakanda, ni inkunga yanyu buduteye, ni ugusaba ntabwo ari ukubategeka, ugakora comment ndetse ukarayikinga ibiganiro byacu, byagukundira ugakora share. Reka tubashimire, yari umuvandimwe wanyu umusesenguzi Kamari, iyi ni Bano TV.